What's up, my beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that all you are fine. My name is Badan as usual. This is DON TV. Cyangwa nkuko rero bimenyereye ahangaha tukugeza amakuru menshi y'imyidagaduro bagiye atandukanye, aho twibanda ku makuru yo mu Rwanda ariko tugashyamo n'amakuru ndetse yo hanze, n'undi ariko yibanda ku myidagaduro nk'ibisanzwe. Rero muri kano kanya nyango uri kubona kuri screen yawe ko hariho bita Fatakumavuta, cyangwa ni inkuru uri kubona kuri social medias, ni inkuru imaze iminsi hano hanze iri kubica. Ni inkuru abantu benshi bari kugenda bagaruka ariko ni inkuru yaje gutuma abantu bikanga ku mbuga nkoranyambaga abantu bacika urondogoro, kandi nyine abantu benshi bikanga mu ngengo bizi neza cyane ko hano mu Rwanda kuri social media ubu ngubu yari platform abantu bose bavugiraho ibyo bashatse. Umuntu wese aza akisanzura, akabyuka mu gitondo ugasanga bakwanitse, ugasanga ibintu byawe byose babishyize hanze, nyine ukisanga nyine bagutaye hanze tu. Ariko aribu yagize gukira bati reka tuze tubakozemo umweyo gake gake, tuze dukuremo ibigarasha, tuze tugire dute. Aribu rero yagize gutya ibiraje, tubona batangaje ko ngo bafashe wo bita Fatakumavuta, bamushize mu kasho, bari kumukurikiranaho ibyaha birimo ngo gukoresha imvugo ziteranya abantu, gukoresha imvugo ziteranya abantu, bashyiramo kandi ko ngo yagiye akoresha imvugo ziremereye zo gusesereza ibintu nk'ibyo ngibyo ari kuri social media ko mwagiye mubibona. Hanyuma rero baragiye bamushyira hariya, tuvuga ati reka tuze wenda tuzareba hano bizagenda bigana, uko bizagenda bigenda. Tugiye abantu benshi bagenda bagarura amavideo y'ibintu yagiye avugaho. Hari video yivugiye ati njyewe ribu mwamamagaye kenshi mumbwira ngo nze, mumbwira ngo ibiki n'ibiki, nza nongera nsubira ariko ni mumpamagara ntabwo nzagaruka, mu magambo ye. Hanyuma akajya nakora ibiganiro rimwe na rimwe wenda ari kumwe na bamwe mu banyamakuru bakorana barimo nka Jihad, ugasanga nyine bari kuvuga bisanzuye, bavuga ibintu byose uko babyumva. Hanyuma rero ibyo bintu byaje kuba bimwe mu bintu byatumye ribi ivuga ati reka uno mugabo tumufate tumushyire hariya. Abenshi bagiye banafata amavideo nk'ayo ngo bakayazana kuri social medias bavuga bati umva ko tumva ko muzi guhagarara ku bantu, muzi kuregura abantu. Ahangaha biragoye cyane ko hari ikintu wagenda ngo uvuge ugiye kugira ngo ukure mu muntu muri mu cyaha nk'iki ngiki bari kumushinja, bitewe n'uko ari amashusho menshi abantu bagiye bagarura bavana kuri social media ahantu henshi hagiye atandukanye, abagiye bayabika bayakura ahandi yarapostinze bayagarura. Hanyuma rero bigenda bigaragara ko koko hari uburyo yagiye arengera mu mvugo yagiye akoresha mu bigiye bitandukanye. Rero ku uno munsi nibwo aribu yaje kuba isobanura bimwe mu byo no mugabo ashinzwe nyine, n'ubundi ari nabyo bari batangaje mbere, ariko baje kongeramo ikintu kimwe cyo kuba basanze Fatakumavuta ngo mu bipimo bafashe muri Rwanda Forensic Laboratory, ubwo ni laboratoire ipima ibipimo by'ubuhanga niba ariko babyita. Hanyuma rero bagiye baramupima basanga Fatakumavuta ngo akoresha ibiyobyabwenge ariyo cannabis nk'uko Murangira Seri yabivugaga mu hangaha. Bitangaje urwego rw'ubugenzacyaha rugenza ibyaha, aho umuntu yikubita ku gatuza akabikorera inkuru akavuga ati jyewe sinzitaba ruriya rwego, ndetse na mugenzi we Jihad uzaba kiriho Sipiriyani akamwogeza ati bivuge sha. Ubu se bari hamwe. Niho mvuga ko rimwe abantu ba showbiz ntabwo muri abantu beze ntimunakundana. Ni wa muheto ushuka umwambi, ubu se bari hamwe ngo bivuge sha, aranabivuga koko pe. Ariko igitangaje nta n'igitangaje kirimo. Iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis urumogi ku kigero cya 298, aho range iri normal ari hagati ya 0 na 20. Yanjye ngo urabyumva nk'uko Murangira Seri ari kubyivugira avuga ati ubundi rwose busanzwe igipimo cy'umuntu uri nomo abafite 0 hagati ya 0 na 20, ariko basanze Fatakumavuta yarakoresheje ikiyobyabwenge cya cannabis cyangwa se urumogi ku rwego rwa 220. Wumve urwego ibintu byagezeho, ni ibintu birenze. Ubundi twari twiteze yuko wenda nibibari kuba yaravuze kuriya gusa ubusanzwe bizagenda noneho bikarangira wenda bamurekuye bitaza ibintu biri big, kuko wenda twavuga tusha no gusanga wenda bitamuhama cyangwa byagenda bite yasaba imbabazi wete bamureka. Ariko ubwo hajemo ikitwa gukoresha ibiyobyabwenge byo, kandi noneho bikaba ari ibipimo byavuye muri Rwanda Forensic Laboratory, ari ibipimo bifatiye bo ku giti cyabo. Urumva ko nta buryo na bumwe buhari bwo kugira ngo wabe yahakana ngo
ntabwo ibiyobyabwenge mbikoresha, ntabwo nigeze mbifata. Uvuga ngo ibyo bipimo byonyine ubwabyo byemeza yuko ibyo biyobyabwenge yabikoresheje kandi ari ibintu bihanirwa. Ngo already icyo ngicyo cyo ni imwe mu ngingo zimugonga kandi atagomba ko adafite uburyo bwo kwireguraho, ngo nyine birahari ko akoresha ibiyobyabwenge. Nuvuga ngo iyo ni imwe mu ngingo imugonga. Ikindi nuko wenda Murangira Seri yaje gusoza rero agira abantu inama bakoresha social medias kuzikoresha mu buryo buzima butagira abantu busenya, butagira abantu buhutaza, abantu bakitwararika mu gukoresha social medias ariko mu buryo butagira ikintu byangiza. Nyine to nimba ari entertainment tukintertaininga, tugahereza abantu amakuru, tukajya dute, ariko mu buryo butagira abantu bwangiza byaba uburyo bw'amarangamutima cyangwa ikintu. Nuko wenda katabura muri tiye nuko hari inkuru ushaka kuvuga ku muntu wenda ikamubaza kuba yagiye hanze, kuko ubundi amakuru buriya ntabwo usanga ubwo ari inkuru wumvikanyeho n'umuntu nyere ko kwitangwa, ariko hari amakuru buriya aba ari personal ku buzima bw'umuntu, cyangwa se ushaka gushyira hanze bigasa naho umwandaritse. Icyo gihe ntabwo biba ari byiza, kuko ugomba kubyitwararikaho. Nicyo kintu Murangira Seri yaje kubasozezaho avuga ati muze kwitwarika. Ubwo twebwe ikintu tugomba gukora no gutegeza tukareba wenda ibyo bizava mu bugenzacyaha, tukareba ngo bizagenda bite, tukareba niba Fatakumavuta tuzongera kumubona akaza hano hanze. Gusa wenda ikindi kintu Fatakumavuta yigeze avuga ko umuntu bita Nopuja ngo akijya gukora ku isibo, akijya gukora kuri televiziyo y'isibo, kuri radiyo y'isibo, ngo Nopuja yigeze agenda anyura ku mukire, ku mubosi we, arangije avuga ati none ko Fatakumavuta umugize umuyobozi wa radiyo kandi tudahuza wamukuramo. Aramwandikiye ati business dukorana nutamukuramo ntabwo biraza kongera kuvamo, tuhita tubikansaringa. Ariko urumva Kabanda Jado kuko niwe boss wa isibo aravuga ati ntabwo umukozi wanjye ndamwirukana ngo nuko dufite ama business cyangwa mufitanye ibibazo, ibyo ni ibibazo byanyu, ahangaha ni ku kazi. Birangira Fatakumavuta akomeje gukora, ariko biza kurangira Nopuja avuga ati reka nze ndaje dukine sinabyaye. Ibyo bintu yigeze abivuga. Rero abantu baje gufata kuri social media bagenda babihuza no kuba wenda n'ibi bihe Fatakumavuta ari guca amavuga ati wasanga hari undi muntu abigizemo uruhare, hari undi muntu wagize uti. Ariko ikintu gihari nuko nari ubwabo yavuze ko ubundi ngo bamuhamagaye inshuro nyinshi bakamuganiza, bakamusaba kutakomeza gukoresha amagambo asoseza abantu, amagambo aremereye, amagambo ahashyamiranye abantu, ngo akinangira, ndetse akajya no kuri kamera ku giti cye akavuga ati njeribu ntabwo muzongera kumpamagara ngo mbitabe. Ibyo bintu Murangira Seri ari kuvuga yabitsindagiye cyane bati rero, ndetse na numwe muri bagenzi be bakicana kuvuga ati ibyo bintu byose bivuge ntugire ikintu na kimwe usigarana, akamutiza imbaraga. Ariko avuga ati ntabwo buri ahantu aka kanya Fatakumavuta ari uwo mugenzi we amutizaga imbaraga ngo avuge ibyo ngibyo, ntabwo bari kumwe. Niyo mpamvu uti no muri showbiz bigaragara ko nta rukundo rumufitanye, nta rukundo rurimo. Ariko nanone akatugira inama yuko tugomba gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza, mu buryo butagira umuntu buhutaza nk'uko nabikubwiye. Nuko nguko bimeze rero. Reka dutegereze tuzarebe wenda ikizava mu bugenzacyaha, turebe imyanzuro izavamo. Gusa dusengere Fatakumavuta turebe ko wenda nyuma yaza babarirwa akavamo, wenda aziga amenye ko ibyo ngibyo atari ibintu bikwiye, kuko buriya twigira mu makosa umunsi ku munsi. So reka rero ukomeze kubana na DON TV, ngo turazikongera gura mu biganiro bikurikira.